Bakunzi ba Kopi rero turacyatembera amajyaruguru tuvuye mu karere ka Gakenke, ariko ubu tugeze mu mahuriro twegera hafi mu Miyove, turi ku musozi umwe uhurira mu turere dutatu. Aha hantu rero bahita mu Kibobyo, ni umusozi umwe usatuye. Hariya murabona ko ari na akarere ka Rulindo, hariya hari umusaza ufite agakoni. Ahangaha iburyo bwanjye na akarere ka Gicumbi murabibona, hanyuma hari imbere na akarere ka Burera. Ni umusozi umwe uhuriramo uturere dutatu. Umusozi umwe uhuriramo uturere dutatu. Munsi y'umuhanda Gicumbi, haruguru y'umuhanda Burera, hanyuma mwikorosi Rulindo. None hari aparitse umuntu ufite umuzigo ku igare, iriya ni Rulindo. Hano mpagaze iburyo bwanjye Gicumbi, murenge wa Miyove. Ibumoso Burera, muwe murenge ari Ruhunde. Hariya ni muwe murenge? Aha ni Ruhunde. Hariya se iriya Rulindo ni Cyungo. Voilà. Cyungo ya Rulindo, Ruhunde ya Burera, Miyove ya Gicumbi bihurira aho bita mu Kibobyo. Ni umusozi umwe uca mu muhanda gusa, nta kindi. Umusozi umwe urimo uturere dutatu tw'intara y'amajyaruguru. Urumva ngo hano turi mu ntara y'amajyaruguru yose, harabura Musanze na Gakenke. Mu yandi magambo, intara y'amajyaruguru twayizengurutse ni nkaho twayigezemo yose usibye mu karere ka Musanze. Tuvuye muri Gakenke, hano turi muri Gicumbi, turi muri Burera, turi muri no muri Rulindo icyarimwe. Ngira ngo hariya bacukura zahabu, murebe niba mufite network. Bavuze ngo ahantu bacukura zahabu yuhageze ubura network. Bahabonye dore umusozi umwe urimo uturere dutatu. Icyapa cy'umuhigo wa Rulindo giteye muri Gicumbi. Babonye Rulindo, umuhigo nimero 6, 2022-2023, gukora amatarasi y'indinganire hegitari 47, site Nyarusebeya. Umushinga nuwa umuhigo nuwa Rulindo, ariko icyapa kiri hanyuma Burera, uwambutse umuhanda Burera muri Gasegereti, nuvuga ngo hano vara nta kujya kuri uturere dutatu hano dore muri metero zitarenze 10. Burera, Gicumbi, Rulindo. Si umuti se? Uyu munsi twabagereye ngo tubasurire imisozi myiza ya Byumba, imeze neza cyane rwose, imeze neza, ariko begeranyije ubutaka. Aha rero tugeze ni ku Rugezi, tumaze kurenga ahantu bita ku Kiyobyo. Turenze ahantu bita ku Kiyobyo, ni ahantu hadutangaje cyane. Ni ahantu umusozi umwe uhurira uturere dutatu, uturere akarere ka Rulindo, umurenge wa Cyungo, akarere ka Burera, umurenge wa Ruhunde, n'akarere ka Gicumbi, umurenge wa Miyove. Ni umusozi umwe, ariko uko bakoze uko umuhanda ukoze nuko nibihakorerwa niko utwo turere twose tubusangira. Iyi misozi rero tugeze, murabona Urugezi abantu baruzi mu mateka. Ahantu bavugaga kwa Basebya ba Nyirantwari, aha bavugaga ko ku Rugezi ariho kwa Basebya ba Nyirantwari wigeze kwigomeka ku butegetsi. Hakaba ari naho abandi bakavuga ko ariho barohaga abakobwa batwite, abagore basamye badafite abagabo bashyingiranywe, niko nabyita, ariko kera tugikubagana twabyitaga ibinyendaro. Aha rero ni ahantu h'amateka cyane, amateka yavuba rero. None akavuga ko Urugezi ubundi ni ikintu nakwita ni nk'urusukume. Hasi harimo amazi, hejuru hari ibyatsi. Nuvuga ngo ni ikiyaga gitwikiriye cyangwa se ikiyaga cy'urusukume. Bivuga ko kuba ubu budasa bwacyo ibyo byaba byaratumye umuryango w'abibumbye ishami rishinzwe umuco n'uburezi n'amateka UNESCO bahashyira mu mutungo w'isi. Ibyo birasanzwe, ariko Urugezi nyine uko ruteye ubwarwo bituma haba ahantu hadasanzwe.
icyo kiyaga rero cy'urusukume nakwita ngo ni ikiyaga gitwikiriye, kiri hagati y'akarere ka Burera n'akarere ka Gicumbi. Gicumbi umurenge wa Miyove, noneho Burera ukasanga ari Ruhunde. Iyi ngiyi turimo nonaha Ruhunde turimo nonaha na Gatebe tureba hakurya. Ngira ngo noneho uko tugenda twigira hejuru turagenda twitegera indi misozi ya Byumba, ari uwa Miyove, ari ya Kisaro. Iyo tutari kureba ni yo mu gice cya Rulindo, igice cya Kinihira. Ariko hano icyo dushaka ni urugezi. Turashaka aho turureba neza tukarukurura tukareba byinshi mu bice birugize, nibishoboka tukabona hagati yagiye habamo n'uturwa, nabwo turaza kutwegera nubwo bwamaze kutwirana ko twatinze mu Gakenke. Ariko uko biri kose turagerageza tuzanagaruka turebe inyoni zihari n'izihe, utunyamaswa duhari n'utuhe, ibikorwa nyaburanga, ibikorwa by'ubukerarugendo bihari by'abantu ni ibihe. Nigeze kumva ko hari umushoramari usanzwe afite ibikorwa byitwa Umusambi Village i Kabuga haruguru ya Bambino. Bambwiye ko na hano ku rugezi yahageze, nimubona tuzaganira. Ariko ntanamubonye, nako sinzamubura. Ariko uyu munsi ntago nizeye ko nza kubonana. Murabona ko mu rugezi harimo n'ikintu kimeze, harimo agasozi kameze nk'akarwa kanatuwe, ahubwo kira n'ikirwa kinini cyangwa n'umwigimba kirwa. Murabona hakurya hari hatuwe cyane ho ni kandi iyo ugeze uko tugenda dusatira urugezi ni nako turushaho gusatira ibirunga. Ubyitegeye rwose neza. Mama kira kibanza ni Muhabura, ngira ngo Sabyinyo iri kira gigufi ni Gahinga. Ubwo Karisimbi iri hino, turaza kuyibona. Nubwo bwije turagerageza turacana amatara, sibyo Dani? Turacana amatara pe, turacana amatara kugira ngo tubereke neza rwose. Urugezi ruri kure. Ayinya twari tugiye ku rugezi, ariko tugeze aho turwitegeye neza. Imbere uriya musozi mugufiya uriho na antene ni hahandi bita za Rwerere. Amagambo bajya bavuga ko ngo ariho baba ngo Habyarimana yabaraciriye Kayibanda, nta gihamya. Inyuma yaho noneho bya birunga mujya mwumva mabyiga mu mateka, turabyegereye. Iki kibanza ngira ngo ni Muhabura, gikurikiyeho ni Gahinga, kira kinyuma ni Sabyinyo. Ngiyi rero Karisimbi isumba byose. Biriya bibiri ni ibihe muzee? Bisoke. Bisoke ni iriya y'inyuma, hanyuma kira kigufi. Oya Karisimbi ni iriya isa naho ari ngufi, kuko ariyo ifite nini mu bugari. Karisimbi ni iyi nayo niyo Muhabura. Muhabura ni kariya rero kagasongero y'agasongero. Yego ikuriki inyuma Bishoke. Okay, urabibona ko ano masani aranaryoshye rwose, urabireba byose uko bikurikiranye.